Banyarwandakazi nizere ko mumeze neza, nizere ko Imana ikomeje kubarinda. Nta gitumye tuza muri studio byihuse. Ni iyi nkuru ya Mutesi Jolly, ni inkuru mu by'ukuri ikomeje kugenda ibica bigacika hano ku muhanda, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga za hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ku rubuga rwa X ndetse mu by'ukuri na Instagram. Aba blogger bose nta yindi nkuru bari kuvugaho ni urukundo rwa Mutesi Jolly n'uyu mugabo w'umusaza, mu by'ukuri bagenda mu by'ukuri bamuvuga ko bari mu rukundo. Ni umugabo w'umuherwe, ni umugabo mu by'ukuri ufite amamiliyoni, ni umugabo w'umukire ndetse unazwi ku ruhando rwa Afurika n'uruhando rw'isi. Uyu ni umwe mu bagabo mu by'ukuri bakomeje kugenda bagarukaho n'imbuga nkoranyambaga za hano mu Rwanda. Ni umukobwa witwa Mutesi Jolly, mwese murabizi, ni umukobwa wambara neza, ni umukobwa wambara imyenda ihenze, ni umukobwa mu by'ukuri utaha mu nzu ihenze, ndetse ni umukobwa mu by'ukuri ugaragaza ko ari fashion model wo ku rwego rwo hejuru, ndetse unafite amakampani agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni umukobwa mu by'ukuri byamaze kwemezwa ko ari mu rukundo n'uyu mugabo w'umusaza. Mutesi Jolly we yagiye agaragaza ko yibwe urubuga rwe rwa Instagram, gusa abazi neza Mutesi Jolly bamaze kutwemereza ko Mutesi Jolly yabeshye uyu musaza. Bamaze kubonana iminsi myinshi, ndetse ko bamaze guhura inshuro zirenze 6. Ibi twabigejeranyijeho mu by'ukuri ni umunyamakuru wacu mu by'ukuri watugereyeyo atubariza abantu b'imbere, bamubwira ko Mutesi Jolly we n'uyu mugabo w'umusaza baziranye ku rwego rwo hejuru. Mwese murabizi neza ko Mutesi Jolly yambara neza, gusa mu by'ukuri nubwo afite imishinga minini iraninga, gusa benshi bagenda bagaruka mu by'ukuri uyu mukobwa akomeje kugenda azamuka ndetse atsindira amasoko agiye atandukanye. Murabizi neza ko ari umwe mu bantu bakomeye cyane muri East Africa, ahura n'abantu bagiye batandukanye bakomeye cyane. Umuntu akibaza ati uyu mukobwa abigeraho gute? Ni inkuru agiye igarukaho n'abanyamakuru benshi bagiye batandukanye, harimo nk'akazungu ka boss we byanamubabaje cyane, dore ko kuri Instagram akazungu ka boss nta wundi muntu ari gupostinga uretse Mutesi Jolly. Mutesi Jolly mu by'ukuri akomeje kugenda avugisha abatari bake, ndetse n'urubuga rw'inyarwanda nabonye rwamwanditseho, igihe.com amwanditseho. Byumvikana neza ko uyu mukobwa afite aba followers benshi cyane, dore ko kuri ubu twageze ku rubuga rwa Instagram tubona ko afite aba followers barenga 800,000. Byumvikana neza ko ari umwe mu bakobwa ba mbere hano mu Rwanda bafite abantu benshi bakurikirana umunsi ku munsi. Uyu mukobwa rero si ukuzamuka gusa, ahubwo ni umwe mu bakobwa bagaragaje ko bafite mind iri ku rwego rwo hejuru. Ni mind bavuga ko ari umuhanga cyane, utapfa kumenya imishinga ye, utapfa kumenya ubuzima bwe, ndetse utapfa kumenya n'ibintu bimwinjiriza. Numwe mu bakobwa rero bakomeje kugenda barikoroza cyangwa se bavugisha itangazamakuru rya hano mu gihugu cy'u Rwanda. Kwibutse ko niba utarakanda kuri subscribe guys, kanda kuri subscribe ubundi ujye uwa mbere mu kubona inkuru zacu ziba zifite fact, zifite evidence, nawe ube umunyamuryango wa channel yacu. Mutesi Jolly rero, Mutesi Jolly akomeje kugenda ba Mutesi Jolly, dore ko mu by'ukuri uyu mukobwa yabaye Miss Rwanda mwaka 2016. Umwe mu bakobwa bakuru, dore ko uyu mukobwa ufite amakuru ko afite imyaka 27. Uyu mukobwa ufite imyaka 27, umuhanga, mukobwa mwiza, mukobwa useka neza, mukobwa umufashion model, Instagram star hano mu gihugu cy'u Rwanda. Numwe mu bakobwa mu by'ukuri akomeje kugenda bavugisha itangazamakuru, dore ko abastar benshi bavuga ko uyu mukobwa ari wa mbere hano mu Rwanda mu by'ukuri babona mwiza ukwiye kuba yaserukira u Rwanda ku rwego mpuzamahanga. Ibi rero bimushyira kuba mu by'ukuri akantu kose kamubayeho kavugwa ku rwego rudasanzwe. Uyu ni umwe mu bakobwa mu by'ukuri bakomeje kugenda barikoroza cyangwa se bavugisha itangazamakuru nk'uko mubizi Mutesi Jolly amaze kuba yaba ikimenya bose. Ese wowe urabyumva gute? Ese koko Mutesi Jolly yaba ari mu rukundo n'uyu mugabo w'umusaza, cyangwa se n'ibya bindi byo guharabika umustar? Dore ko yamaze gutangaza ko Instagram yiwe yabaye hacked, cyangwa se abahanga bamaze kuyiba ari bari kuyikoresha, ndetse ari gusubirikanya n'uyu mugabo w'umusaza. Gusa hari amajwi yatangiye kujya hanze agaragaza ko Mutesi Jolly yamaze guhura n'uyu musaza inshuro zirenga 4. Sinzi ibintu baba barimo, sinzi niba bari kuganira ibintu bisanzwe, sinzi niba ari business cyangwa se ibindi bigiye bitandukanye. Gusa Mutesi Jolly we byakomeje kugenda bivugisha itangazamakuru ko yamaze kuba yaba inkuru ye hajya hanze we n'uyu mugabo w'umusaza.